Yes, tukaba tugeze rero mu gace k'umutumirwa w'iri joro. Murabizi uyu muntu ewana icyamamare ni icyamamare kugira ngo tumubone ntago byari byoroshye. I'm telling you, mwagiye munyandikira kuri Instagram turamukeneye ariko kuboneka hari abantu benshi cyane cyane muri 41 extra bagendaga nkatangira ikiganiro turashaka indirimbo y'uyu muhanzi turashaka. Yego rwose na ahantu hose bayisaba kuko arakora cyane, icyo ni cyambere, ibyo akora arabyumva, ariko nanone kuboneka araza kutubwira kuboneka c'est la problème. Yes, uwo rero na wundi reka tureke kumuvuga, abanza dushyireho akantu gatoya twumve ko mwamufoye. C'est Alitwana Ewana. Okay, uwo rero nta wundi ni Eazy muri 411. Reka tumwakire. Welcome. Thanks man. Bimeze bite umupapa? Ntako bimeze neza. Baza ntako bimeze pe. Baza bimeze neza. Ni fresh, bimeze neza cyane. Nukuri. Nice look. Thank you so much. Garagara nk'umuntu umaze rwose kubona amafaranga. Amafaranga nigeze kuyabona ariko nyine ndayabona nkanyabura ajya mu bikizi, ariko ushobora kuba uyafite uyu munsi ukahita ugura nk'ikibanza cya miliyoni 10 cyangwa ukayashyira kuri konte akaba ari nahereka ariko nga miliyoni 10 sinzana ari kuzikura nazihari za miliyoni 10. Ahako mbabare nimba ndi kuvuga makeya sibyo. Ariko ikintu gihari abantu bose niko abantu babaye like amafaranga araza akajya mu bindi bibazo akongera akaza akakemura ibindi, so nicyabereyeho nyine to. Unayabonye biba ari byiza cyane. Ya. Hanyuma Inana yifashe ite hano hanze? Tubwize ukuri. Inana yaradutunguye cyane. Inana ubu ngubu iri kuri Serelake imeze neza. Ahubwo se mbere yo kuyikora nta hantu mwabanje kujya buriya? Ntago mwagiye mu twarasenze cyane. Nta hantu mwagiye ngo babahe twarasenze bindi bajya bavuga no gusenga gusa. Birasiye ngo birakora. Biriya bintu bishobora. Hari uzi byakozeho uyu munsi uzi ibintu ngiye gukorera iyo utaza tayari nari namaze guhamagara yongeyeho. Nibwo wari kuzabona buryo ki biriya bintu bikora. Ibyo bintu ntabwo ngenzi ko bikora. Wari ugiye kubinjyana. Ngiye kumirwa ahubwo. Nukuri. Yes, hanyuma rero tugwaye ikaze muri 411 hashize iminsi. Hashize igihe kabisa. Dirukana muri ndirimbo. Nena so yajya faster cyane amashu. Kola faster. Ni faster. Ya. Umwaka ushize. Ya. Mwaka urashize. Rero abantu benshi bagiye batwandikira tukuzane ko finally akose ni gute njya mora muza n'abastawe baje hano mwabivuga gati wabona nakari ibintu twarimo tubivuga tuwasanga na Eazy tunagiye guhuzana Eazy kabaye none mbibona nta wambi birikora kabisa. Ariko Diana nawe ashobora kuba hari ahantu hajya muri bya bindi twarimo tuvuga, kubera ko umuntu wese uza hano aza byahuye. Ibi buryo ibintu bihuye bari sawa sibyo rata bijye bihura buryo. Yego uburumira hatatu. Hanyuma Eazy mu minsi ishize hariho COVID-19 tabemerera gukora ibitaramo, ariko ubu ngubu Imana ishimwe ko ibintu bimeze neza. Ibitaramo byifashe bite? Kubona se uri gutumirwa ahantu henshi bimeze gute? Navuga ngo wenda n'abantu barabibona babikurikirana. Turi gukora performances nyinshi cyane tu. Navuga ngo ibitaramo biri kwiyongera, ari nayo mpamvu akenshi usanga akanya kari kuba gatoya, ariko nyine ikiza buryo umuntu baravuga ngo uburiye mukwe ntakaba atagize ikibi nuko umuntu ashobora kubura wenda hari ikindi arimo kitari fresh, ariko niba uri gutegura ibindi bintu kugira ngo abantu bishime kurushaho abari sawa. So navuga ko ibitaramo biri kugenda neza, kwiyongera umunsi ku wundi. Turashima Imana kabisa. Nshima Imana. Hanyuma n'akantu nyine kari kuboneka kandi kari kuza da gake mbere ni heza cyane. Wenda nk'ubu ugereranyije Inana n'izindi ndirimbo zayibanjirije ubona iri ku ruhe rwego? Inana nta rwego nayishyiraho, ahubwo Inana ngiye kunibona nyine ndi gushima Imana ahubwo kuko turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Kuko niba ubonye ko indirimbo wenda ibanje barayishimiye, ikurikiyeho bayishimiye kurushaho, ikurikiyeho bayishimiye kurushaho kubishimiye. Se gukora hitira
mbabara tubanze tugende ku mashu kuko ku mashu nago waje hano reka tugufatirane yes ko ndabiza abantu badukurikiye baragukunda cyane pe kuko biragaragara kandi baba bakeneye kubona unabaririmbire yeah. Ngo mimiti ndigaragaza nk'initi oya cenga imizi nka giti ndashaka kukuvura mu mitsi let me take you away say mena mo whiskey dukoreje stay on gegukamo mfiringa mashu chibusamo mwigisha utuntu nk'utu ufata kamwe nkwereka amatunda shumi kudatuza sumba amashyuza gyal egukamo nkumara amashyushyu chibusamo mwigisha utuntu nk'utu tugarutse ku mashu ifite amashusho meza. Thank you so much. By the way, ninde uzana creativity yo kuvuga ngo dukore wenda tuyikorere muntu uza mu kivu mu mazi turi mu bwato bimeze gutya twadekoye ninde uguhaye ide zo gukora video nka kuriya? Ya bundi kuntu bimeze like director wa video zanjye zose yaba faster amashu Inana n'izindi bitwa Sami Switch ariko like buriya muri team yacu cyangwa se ngewe na team yanjye management yanjye ntago dukunda gukora ibintu turi twenyine cyangwa umuntu umwe ngabikora ibintu yego tujya hamwe ni naho usanga bavemo idea nyine iri big iremereye cyane tunavuga ko tujya twese tugahuza ibitekerezo hakavamo ibintu bya fresh. nuvuga ngo ntago ari wowe uvuga ati tuzakora iki ngiki murakizana umuntu azana ideas ze wese tugashyira hamwe tukarebamo ibyadanje cyakoze hari ukuntu umuhanzi busanga wenda avuga ati okay ni njyewe akumva arigize akumva yakora nyine ibintu ari wenyine tu ibintu hari abantu bakimeze gutyo abemva ko ikintu niba gikoza kuba gukora wenyine ariko ibintu nk'ibyo akenshi ntago biramba buri ibintu birimo ibitekerezo byinshi by'abantu nyine birakura hari uba ufite akantu ari bukunde kari buturuke ku gitekerezo cya runaka n'undi ari bukunde kavuye ku kindi hari n'icyo mba nzi kana katazi cyangwa se wazingiye azinge ntazi urumva rero ari kumuhuza hamwe bikuzuzanya tu yes hanyuma niki kintu nirihe banga ukoresha byukuri ntago maze igihe kinini mu muziki sibyo ariko urakora hit after nirihe banga ukoresha kugira ngo ukore indirimbo za nyazo like ku buryo umuntu ayumva ntarambirwe ibaze ko amashusho akuyumva n'ubu ngubu kumva iracyari nziza first ukayumva kumva iracyari nziza nirihe banga ukoresha? Navuga ngo nkunda no kubivuga cyane nta mabanga menshi navuga ngo nkoresha muri ibi bintu ikintu cya mbere buriya ni discipline buri niyo ufite discipline nge nizera cyane yuko bikugeza kuri cyane tu bikugeza ahantu utunumva ko wagera icya kabiri ni ugukunda ibintu ukora ugashyiramo n'umuhate like no gukora cyane birumvikana icya gatatu rero ni ukuba ufite abantu mufatanye mu gukora ibyo bintu ubwo ni team nziza so niba ufite discipline uri umukozi ukora cyane utarambirwa unafite abantu like abantu bakuzuza nyine wowe nkawe kugira ngo ukore ibyo ibintu bicamo kabisa. Noneho ukaza kuvanga gute wenda kuba ukora music ukaza kuba no mu video director? Yego nibyo nkubwira nyine ibyo urumva cyane cyane no kuvanga ibintu byinshi hari ibintu byinshi umuntu yigoma niyo mpamvu abantu benshi wenda nanabitangira abantu batabyumvaga bati mesa kamwe ukore kimwe ako ngiye mumva nyine bindimo mu gukora byose ariko biragora cyane pese najya kweshya mvuge ngo ni ibintu binyorohera birangora cyane ariko umutima ushaka nyine no kwihangana no kumenya ngo like time management yawe hanga ndakora iki hanga nkora iki ibintu bivamo gusa bisaba kwigoma kuko nkanjye nka Chris ari umwanya mba ntagira nyine wo kumva ko nta kintu ndi gukora nyine ikintu no ntago nshobora kuba mfite nk'amasaha 5 namara nari gukora ikintu cya gatatu suko abantu badukirana ukirirwa uryamye ukaryama ukaryama amasaha 10 ku munsi si ikibazo kikomeye wakisubiye kuryama ariko ni ibintu bya fresh ndacyaryama narabiye kuryama ni sawa unabonye umwanya wo kuryama yaryama ariko ukamenya ko nubyuka ugomba gukora ibintu byinshi nyine ubu ngubu kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru nta munsi waba wicara uri free amasaha 5 agashira nago bibaho niye washira hari ibintu naba nirengagije
bindi mu mutwe biri kunsi kuko ndi ufite ikintu uri buze gukora ariko wumva uri kukirangagiza gato wenda ko yakurushya ariko mfite pressure y'ikintu nizi ko ntarakora ngomba gukora. Precise iyo uruhutse uruhuka amasaha angahe? I mean iyo uryamye kuri tuvuga ngo turaryamye nijoro uruhuka amasaha angahe? Uryama amasaha angahe? Ubundi iyo nta kintu mfite cyo gukora hari igihe amasaha iyo mvuga ngo nta kintu umunsi w'ejo nzakora hari igihe n'amasaha navuga ngo 7 nshobora kuyaryama ariko ayo masaha ntago nyaryama buri gihe hari igihe nshobora kumara ukwezi cyangwa 2 ntarayaryama. Ubundi nk'iyo mfite ibintu byo gukora hari igihe nshobora kuryama amasaha ni wenda anigihe sometimes ndyama 3 bitewe n'ibintu gahunda ufite mu gitondo byo gukomerezaho 3 4 5 gutyo. Yes, iyo waryamye amasaha 7 niyo masaha menshi ujya uryama kabisa. ubwo wumva waryamiriye umuntu uri normal sibyo ariko ngiye kwisubiraho pe uranyigishije nk'ibintu dutegekwa nko muri biology umuntu aba agomba kuryama amasaha angahe? Hagati y'amasaha 6 n'8 7 at least 6 n'8 hagati ya 6 n'8 niwo masaha uryama nyine ukumva. None se mene urumva bizavamo ese waryama ubwo se uryamye ahubwo byavamo uryamye sarura iki se musore uryamye nta cyavamo. ari umutipe twigeze kujya gusangira agafanta hano akambwira ati reka nkasomeho mu gihe docteur atarakankuraho ubu nta gifungo rizaboneka docteur ahita gukura ku biryo sibyo ntabwo ndi gushaka ibiryo gusa urumva ibiryo wenda ndiko umuntu wese abaharanira oya adanse nari gushyiramo zisaba ibiryo biha nta muntu agira ibiryo kuko udafite ibiryo ntiwabaho yego ugomba kurya kugira ngo ubeho ariko ntago navuga ngo focus yanjye ari gushaka ibiryo gusa kuko hari n'abantu bufite ubuzi ko mu minsi iri imbere bagomba kuba bareba wowe nyine ibyo bakeneye byose ibyo nibyo ugomba guhiga ku buryo utirebaho wowe gusa nkawe irebaho nka 30% 70 ukayiharira abantu nyine unateganya no gushinga urugo. Ibaze none nibyo nibiza ariko mwana iki kintu ko ntarakinga ntabwo birazamo se oya shabira cyari kure cyane mu rukundo oya pe uhagaze ntako mpagaze no hano wonyine uhagaze nawe ntako mpagaze Eazy bari ubwire ntabwo biri vuba ntago iyo ugereranyije uzubona ari vuba mbona ari vuba pe mbona ari ubona nk'imyaka ingahe ibura byibuze ugereranyije ibaze ko imyaka nanayitekera oya si babarije hari umu anti wanjye ejo bundi nari ndi mu bukwe arabimbwira ngo se usigaje nk'imyaka 3 ngo narikanze ngo umuntu aranzi cyangwa wakuzesha wowe batagiye kubivuga gutyo kabaye serious no gutaha yari kujokinga hadi kuko n'imyaka mfite byonyine ntago inyemerera gutekereza kuri ibyo none Eazy ufite ingahe? Mfite imyaka 20 ndimubajije ngira ngo ako si hora ugira imyaka 21 ra ubujije se nabwiye 20 bazane cya kiganiro nibakiza kirebemo oya ugereranyije igihe Chrissy yarangirije ishuri sibyo mvuye nawe ibyasanye umva baza mubwire wowe dukorera ikiganiro ntago wari uhari nakubwiye 20 yavuze 20 hamagara ni Edman twatiri kumwe nawe yabikubwira ni ben nari mfite sashize umwaka yes diba Chrissy imyaka yaraparitse byageze umva mubwire ikintu nibutse biranashoboka cyane kuko faster umwaka nta uzuye umva mubwire nyine nuzuza imyaka mu kwa kabiri itariki 20 yego urumva turi mu kwa kangahe? turi mu kwa gatandatu mu kwa karindwi none se umwaka urumva ari washira uzashira ryari? mu kwa kabiri none se mu kwa kabiri twakoranye ikiganiro nese gikoranye mu mwaka ujya umwaka ushize ubivanga we kandi faster nyine like kuri YouTube umwaka ntago washize igihe ugiyeho ugiye vuba cyane sinibuka itariki neza twawusohoye wavuze mu kwezi mu kwa kabiri kwise kumvugira se yegora kuvugira ni ku itariki 27 z'ukwa kabiri ndagira ngo z'ukwa kabiri ubwo 20 yaruzuye oya nagiruzuye ndakubarira imyaka nagiruzuye ndakubarira reko kuzitubeshya numa nshaka ko yuzura se ntago ariko Diana nk'ubu nkawe personally uramutse ukundana n'umuntu ariko reka mbivuge utari mariye yego ukumva umuntu akubwiye ati buriya rero nta gihe cy'igikwengewe n'ibyo bintu bije ngira ubwoba si wahita wiruka buriya ntiwahita wishakira si uwo muntu mwamuri kumwe kubera iki okay
ubu aba bakobwa ni ukurisha ukambabwira Krisitara batesha igihe abaye bakobwa abahe bariyizi bari kure n'Ikigali ntabo kabisa uyo mwiherereye sheri ni Prince tuzabana nko muri 2025 2025 nta mwanya wo kwihereranya ngira nawo kandi nabikubwiye nawo ndabakomeje aho bari hose ntaho bari abo ntaho naho muri ako bahungu bajye babwiza kuri mwebwe ndarakaye no ngo mwumvishe naho muri bande abo bantu nyine babimenye ko nta hantu bibera wagira ngo muri kubwira umuntu uri kutureba kandi ari kutureba ari kutureba oya cyangwa bahanze serious no kuri nabo twigire ku Nana rero tubanze turirimbeho indirimbo we nkiyumva bwa mbere narasetse suguye ceceke nanjye ndasetse sibyo isi iriya ndirimbo reka tubanze turimbireho gato ubundi nze nkubaza ibibazo say karibuni tujyane mu nzu uvayo baby nkweleke ngwino baby nkweleke mon baby ntundege fata baby wisuna oya leka nelelele udahali ndibwelelelele mon baby wayayayo undimo vya sana remeru ndi mwana mfasha nkwestale maze nkwibagize yesterday wamise girl dorundimo vya sana remeru ndi mwana mfasha nkwestale maze nkwibagize yesterday why you do me that say Inana ese waje tugakina iby'abana teto buri bang bang fasha nanjye ndi Inana uwinyanga why you do me that na uri Inana ubwo se mwana ni andaye tinisha oya ari Inana ikibazo si Inana kuba Inana ni kimwe no kubanga Inana uyibaye mu kihe gikorwa nacyo ni ikindi kintu mu rukundo ndi Inana mfasha nkwenstare ako kantu ugiye karananse umwenstaruti ni nuza ni wabonye ka video haraka video birani biki bazumbira ibintu no insinga yes Erega creativity birani ibyo bita art nyine nicyo tudushaka gukora nyine ufata ibintu umuntu adatekereza kuri bukore akaba ari byo ukora nyine rero ubwo ni bamwe mumfasha nkwestale niko mbwa nyine mfasha mukunde yesterday nk'iwagize nyine ibi byakubabaje byose yego nkwestarute sasa nibyo nensobanuye ngo mfasha nkwestale mfasha ngukunde nyine tu ya man uribuka ka video twakinnye ejobundi hashize urumva ariko Eazy aka video twakinnye ejobundi hashize umutipe ufata Inana akakubita akiruka kamwirukanyira munsi ni kuri ino dukina iby'abana ari abantu n'inzobere ariko sibyo ese bari bakure kuko barabwo ntago ari ubwana ntago ari Inana gusa mpita ndeba nkahita mwana Eazy ajya gutekereza harimo n'ubwenge zirana zifite ubwenge bwinshi cyane sibyo burenze ubwo naririmbye Mfite pe byamaze ari biriya washakaga kuvuga hasi no ntagakiri Inana n'insaza nese Eazy mbwira iriya ndirimbo mu by'ukuri wayiteguye igihe kingana gute kugira igitekerezo cyo guhita uvuga ngo reka nkore projet nk'iyi Inana navuga ngo iriya ndirimbo twayiteguye mu mezi atari munsi y'amezi 5 audio yego gusa muri studio n'ibintu byatugoraga cyane ko turimo twese nyine nka team like navuga ngo kuyandika byaratugoye cyane gutekereza nyine dushyiremo iki so navuga ngo nyine ari byantu bavuga ngo akeza karigura nyine ushaka ikintu kiba cyiza nawe urababara pe hari ibintu twagiye dusenya byinshi twubatse tugasubiramo ibindi yaratugoye cyane kabisa hanyuma video yayo ifite creativity video yo twayiteguye nk'amezi tutarashutinga twayiteguye nk'amezi 3 nyuma turashutinga twashutinze iminsi 3-4 yego ni 3 cyangwa 4 yego mwambaye tujipo n'ibipupe n'iki ari hagati none hari ukuntu baba bakugize ikibebe noneho ndakurahiye turebe ikibebe cy'ibyanwa okay basigaye bagira n'inuza noneho Eazy hagati yawe wenda na manager na producer ninde muntu wazanye iki gitekerezo agahita avuga ngo
reka mfate nimba ari umutwe wawe nkushyire ku kibebe bimeze kuri iyo video ize iri creative kuri kubera rero kira kintu mba nshaka no kubwira abantu yuko timbura nta kintu idakora nibaze ko no umuntu mba nge ntanamwibuka wavuze ngo dushyireho icyo kintu man nyine nicyo cyiza cya timu mushiduka mukoze hari n'ushobora kuvuga ati wenda dukore wicaye undi ati dushyireho utuboko tw'abana undi ati mushyireho umutwe nicyo timu ikora nyine yani timu yose twe twabikoze twese turi naho amajipo se yaje ate mu basore amajipo ni Jojo Breezy ni wajanye karaka idea niwe wakambwiye kabisa ni Jojo Breezy kabisa hari abatipe babonye iriya video gahita nabonye yatangiye kugurisha n'inuza n'imyenda wacitse outfit za Ewan biracyahari irahari cyane baze ko utarawugura iri kurangahe se igiciro tukivugana inbox sure nizere ko na ya affording oya ari affordable cyane kabisa na kibazo yes kandi ikibazo ko utarawugura mu kanya ruri kumbwira ngo iki kandi namwe n'iki oya natwe n'iki ntago wakabivuze kuko nawe uri hano n'iki nanjye ndi n'iki ntago nabivuga ndashyo yego yihore ndanyuzwe sibyo ubu ni kimwe sibyo hanyuma twitegura iyindi projet ryari navuga ngo Chrissy rero ngiye na management yanjye na team yanjye yose turi abantu bakunda gukora ibintu tudakunda kurashinga mu bintu kuko iyo projet yacu sinkubeshyira tuvuna cyane pe ku buryo bitashoboka ko dusoba projet ngo dusohora ako kanya kuko ntago twaba tunyuzwe cya kintu usohoruka ukicuza ngo iyo nshyiramo iki yo nkora iki so rero navuga ngo twatangiye kwitegura turi kwitegura ariko nzatangaza igiza navuga ngo izagiraho izasohokera mu minsi iri imbere ntago ndagitangaza byibuze ni muri uyu mwaka cyangwa utaha yego ni muri no mwaka izasohoka muri uyu mwaka yes ni ukuvuga ngo tuzarangiza umwaka bimeze neza yego cyane okay mwabyumvishe ko projet izaza mu mpera z'umwaka wenda nejo nta mpera zihari ariko ntabwo twe tuzi ubwengera akurabuzi ubona tutareba kure urareba ariko ubundi tugeze mu kwa kangahe ntituri mu kwa karindwi uvuze ngo iki ureba kuri ariko aho ngaho biroroshye guhita umuntu estimatinga turi mu kwa karindwi gusa n'icyo utumva ni mu kwa munani cyangwa mu kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi cyangwa mu kwa cumi na kumwe cyangwa mu kwa cumi n'abiri mumenye ko Chris Eazy azasohora indirimbo mu mpera z'umwaka niyo mutabibona ariko byagiye impera nizi mu kwa 11 gutyo aho ko haba ari kera je niko simvuze hanga ndabizi umutima wari kubitekereza ko umukobwa arerekwa cyangwa reka turebe gusa byaba ari nabyiza sibyo byaba ari fresh ako byanze bikunze ni mu mpera z'umwaka n'ubundi yego of course nibyo ye brandeba kurendereko hanyuma Chris Eazy rero tugiye kujya mu kandi gace mu kanya tujye mu gace mu gace tukajyemo mu gace k'iki mu gace gace gacecetse k'iki ndabizi niyo kurakambira urakazi kandi iki nicyo cyakamazi sibyo sugakunda nizere ko ntabwo ari cyane nizere ko waje ufitemo umwanya uri bujye mwana umwanya uhoramo umwanya uhoramo none umusore ngo umwanya umusore nta mwanya agira numbasi oya niwo bivuze ngo uyu ni umusore nese umusore nta mwanya agira ntawe agira umwanya ari amazi yajya he nanjye numbaze seka turebe hanyuma Eazy dusoza turi gusoza tujya mu kandi gace turabanza turirimbireho kuri faster kara kantu k'agacuvuze ariko uyu ni umusore nta mwanya agira oya ntabwo ari imyanya n'umwanya imyanya arayifite ariko ntabwo mvuze umwanya sibyo sushona turasabana mu by'abana mba papa turasabana ngwino mazube mama wamise kora faster mamiyo gashyireho nyanyagire gira faster niba byahiye zanaho saniyo nyama ncuneho baby faster mamiyo gashyireho nyanyagire gira faster niba byahiye zanaho saniyo nyama ncuneho okay ako sinzi
sinzi umuntu wambaje ngako ngo nuza ngo biriya ni icyo bavuga ngo na another one nisizi a little one naga hari abantu bajya basaba nk'indirimbo ugasanga yanditseho ngo ritwani urumva niba ni a little one liti ikintu gishyushye cyangwa se kiri hot little one it's a lit thing nukuri mujya mwumva neza yes hanyuma rero reka tujye mu gace ka answer or drink reka tuzamuke n'indirimbo ya Chris Eazy ubundi turagaruka mu kanya Inana tuzamuke sinagutera sisi yesi nakubipa baby full time full package for you sinagutera sisi yenda kugunyuma baby full time full package for you full time full package for you sinagutera sisi yesi nakubipa baby full time full package full time full full time full package for you baby Inana tugiye kuyiha ku mazi full time full package nikundiye kwinstara full time full package for you baby hanyuma Chris Eazy umukino ndabizi urawuzi sibyo naramumenyere ibibazo barabishyira kuri screen urabubibona ucuzinge ikibazo ushaka sibyo noneho nugikora nta mazi unywa nuramuka nikiramuka cyo ubwacyo kigukoze tayari ni ku mazi narambuse baheruka kunywa amazi ndahita nguheraho sasa amazi ni ikintu cyane ntabwo utaryama cyane ngo nunywe amazi ndakunda cyane okay urahitamo kangahe ngewe 5 umukino wa nyuma wahaye intsinzi u Rwanda kujya muri Cyane itsinze Ghana wabaye ryari itsinze Ghana ibisi yabimenya ati wabaye asekusetsa wabaye muri Kamena ku ya gatandatu ako kantu ngo reba hitamo A B C D E ni B urarebye neza bibiri na wabaye na kera so wari utaranavuka cyakora Muskano nayo maze imyaka 3 ibiri mvutse niba atari 3 umwana wari kumenya nk'iki kibazo ninjye wagombaga kugisubiza mujye mumbabarira cyane koko Chris Eazy go nakundi Junior yari inyuma ati tumusare waje muri kumuha amazi kubaza ibibazo bya 2003 maze umwaka mvutse ubwo nabambizi ibyo bintu nase nagusoma ubu se nari gusoma yego ufite umwaka umwe ubu wakabaye wari ufite imyaka 10 n'inga uri muri secondaire Zayana twagiye kangahe gatatu okay gatatu u Rwanda rwakuyeho systeme yo kwiga mu gifaransa mu uhe mwaka nari muri primaire buretse gatoya 2009 oya 2009 ra soka Junior ariko dera karakoze amazi nayo sha uranyishyura Junior yari ari muri ariko naze nicare nyine arebe musare wo kunagiye kunywa amazi hano subiza kandebe buretse A B C D buretse ni bibi Junior ambeshye 2008 B sha urakuze pe urakabije okay Eazy ndabyibuka ko babihinduriyeho twebwe hariya ngo muri pikanga biga muri primaire man nase ko mbona Chris jya umaramo amazi jya umaramo uhitamo n'igikurikiyeho ahubwo okay misemo yego sha umunani rebe hitmaker wa Inana buryo cyangwa amazi niki ntabwo gikora umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda yitwa nde mukuru umuvugizi cyangwa umukuru umuyobozi mukuru oya Junior tubabarire rwose siza amazina dore ngari ako se jya usomera abantu ni nsomera abantu ariko
ubimenye DCGF namuhoranye undi CGD Munyuza sibyo undi CP JB Kabera ubwo ni uramuzi undi ni CP G Rumanzi undi ni DG cyonzi cyazimo umuntu umwe hano JC uje neza okay ni I cyako uje neza ariko Inana ese waje tugakina ibyo abana mbabwiza ukuri rero dedo mumurebesha ako se basi ujye ufata n'umwanya unasome gufata umwanya ni kimwe ahubwo kuwufata ugiye gusoma iki noneho ariko ari ukuntu ujye ufata umwanya ureba amakuru ariko si ikintu cyabayeho aravuze ngo gufata umwanya ni kimwe no gusoma ni ikindi ariko ubusoma iki nadusobanurira tambara ngiye hari ikintu nabayeho mistake nacyo nuza CP Kabera yaratrendinze cyane atuma numva ko niwe wenyine ugize to niyo mpamvu uriya ni umuvugizi nyamazi iyo ureba amakuru bumuzi umuyobozi wa polisi ni Dani Inana ese waje tugakina umuyobozi ni Dani Munyuza ni mwakire mwese ururubo rwibutsa cyangwa kunyitaba Dana ibibazo bamukopeje niyo mpamvu ataramama kibazo reka turebe igikurikiye Imana twe tureba amakuru gikurikiraho kane ese waje tugaki ego Yesu wa 159 ufite amasegonda 10 iki 9 mani namwe mukaje mukabye ubusibi ibintu umuntu yamenya uretse gato ngishana 50 niyo wasomye 6 no wait ntabwo ndi gutekereza neza nta kibazo no kuba udatekereza uranywa amazi 4 3 2 1 uretse kangaye kuba kangaye uretse ni ibihumbi 7 uretse ni ibihumbi 7,605 waba wakopeye ikintu gikora izina ry'Imana ntabwo nakopeye shiraho turebe F ese waje tugakina ibyo abana ntabwo ino mibare wayikubaka kanya yakopeye da n'izina ry'Imana twe twarize mpara urebye umubare munini kurusha iyindi mara ya 5 ubu kamubwira ukuntu ngikoze 5 gukuba 9 uhita ubona 45 uwo mubare uherera kuri 5 mise ndeba uherwa hari rwose we utangiye twarasomye kugira kenge mu buhoro oya ni nuzana experience y'ikiganiro uko asanzwe agikora oya akenge kaba gatangiye kuza akomara ibintu n'ukuri birakabije okay 10 na kimwe 10 hitmaker mumure icyamamare cyanye ego shamarishimwe harabakosubira Akufo Ado Nana w'ikihe gihugu harimo Nana sha man muri kundenga yabe ibaze rero n'umuperezida Nana Akufo Ado nubwa mbere umwumvisha ayiwe ufite amasaha 2 cyane wa matatu yo gutekereza ushaka umureka yisanzura Musa mumurebe shangu bareba n'igihugu gikomeye ari nicyo ndi gushaka nacyo nakibu Ado ni president wa ndi kubona icyo navuga kanze ndebe okay no wari Beri ego mwe wavuga iki navuga F shamane kamwiza no agati koko shaga urase washakaga amazi yavano nanze amazi ahubwo bakoye reka sinkuzurize nuko ndi gutora nabi naho bundi reka sinkuzurize akira mwakire njye abaserveur yego 6 abasaza ihangane reka kugira reaction itari nziza kuri kamera okay twagiye ikipe ishaje kurusha izindi muri shampiyona y'u Rwanda irayishobora sonuri uri gutora nawe rero wowe urakizi ntago nakiyoberwa uretse ishaje ikipe ishaje kuruta izindi ni iye ufite amasaha Kiyovu nayo nese ko numvaga zose nazumvaga cyane hitamo nyine tu ni iki ni Intercell mbare Intercell uziko ruga mbere mpaze amazi yahisemo Etincelle si
mana we cyane ikiyo ugikoze cyangwa ni ariko se mwana ariko urumva mbwiza ukuri ibaze ko bayanditse bagashyiraho umwaka bashyizeho umwaka ni gute atashye ibimenyetso 3-2 nta mwaka mu nyuzo uri izina rya ririho ako shawe yawe shawe basi kanze iki kuri cyo ndakicisha urikicisha utese iyo watomboye ngiye urabona natsindanwa n'uyu mwana w'ejo bundi kabite 8 ukamusengera igikore pe umunani watowe uyu nguyu ni hitmaker urumva ko batangiye no kumwe ngo byatoye bitatoye sawa nose nisijyo mbaze gukora 10 icumi yene yatowe nayitoye icyenda nayo watoye 5 nayo watoye rimwe kabiri rimwe katurore aya mazi ndayaguha ese waje tu katwikinira iby'abana iki Jini kikunaniye agarutse kureba umusore we amazi ino munsi yo ndayanywa ahubwo murampfunyikira turakora ugenda unywa mu nzira ngiye gutwara teka we hamwe yesu we mbabarira basi ibi bintu babyigishaga muri primaire oya ntabyo nize ibi bintu masero nawe nigeze niga kwiga kapitale z'iki n'iki akusubundi zo kapitale iki gikombe cyane amazi abageramo ibi ni uretse uraje agemo ni umurwa mukuru muri ndikumva nagukopeza rwose nanjye ndumva noneho bigeze uneye agahinda ako se watoye uvuze iki muki niki ni wa D ni waki D D baba we Gambia oya reka buretse gushyiramo abaretse gutombora yawe shakwizi wambabariye basi ndakuremeye basi nabakubwiye ko D ntabwo ngo basi second chance nkwereke wazuminze se nkareba zuminga atazavuga ngo ngwiki ubundi utazavuga ngo twabanye nabi ndakuremeye di nayirimo basi reba muri biriya binga bizi ushaka muri izi tubabarire asohoka ku buryo mu nkopeje twajya ahantu ugahita uvuga kandi Diana ntabyaza ariko hano ari akumbyina ku byimba ni ukuri tubabarire ubuse ikintu ndi kubona hariya koko ikintu nicyo uri kureba pe ufite amasaha 2 yo gutekereza Inana ese waje tugagira ibyo izi sha wahisemo ni iki ntacyo ukora n'ubundi vuga ni C cyangwa B cyakora oya vuga kimwe nge ko nawe ntakirimo reka ngo andiba mura Resoto ni iyihe Resoto ako none iki gihugu n'ubwa mbere nyumvishije ko nashaka izina Resoto ntacyo uzi ye baba we yamuna mumbabarire murekezi reka nkuremere noneho kubanza kwerekana mu muzuminge neza hasigaye ako se ni gute hasigaye 9 na 2 sibyo ubushize se nakoze ibibazo 3 ariko byagenze gute nta kuntu byagenze waraguye byarakugenze nta kuntu byagenze byarakugenze kuko mwebwe ahubwo mwakoze upgrade mwahimbye n'ibihugu tutazi ego mana yanjye abantu badukurikiye ngo Resoto nayo abantu badukurikiye batwandikire ngo dushyire nimero hafi hari Resoto nyene ubwa mbere iryo zina numva nari Imana ifobarire nokuri mutubwire Chris nimero ngiziriye 0782 abo muri Resoto batwandikire oya abanyarwanda batwandikire abadiaspora bo muri Resoto batwandikire tubibone hasigaye kangahe hitamo hasigaye 9 na 7 shari none ngiye kukicisha pe nabanyizi nabantakishe agiye gutora nga Rwanda Investigation Bureau yashyizweho ryari nacyo ntabwo yakiyoberwa ceceka wumve biragaragara urakizi izina ry'Imana kivuge ntacyo ndahitamo hari hasigaye kimwe urumva kimwe cya nyuma urumva reka tugoye chance kino gisubize hasigaye bibiri hasigaye kimwe cyane n'icyeda oya hasigaye ikindi kimwe n'ingenda gisubiza oya wowe hasigaye bibiri byawe hasigaye bibiri byawe na izi kimwe oya RIB Rwanda yashinzwe risubi namenya zoominga neza babirebe
yashinzwe ntacyo yashobora yisa ko iki kibazo ngiye kuba ngushyiramo amazi ntabwo uri bugisubize kino kibazo ntugisubize ndahita nsezera ku kazi 2017 ariko si ku itariki zirindwi cyakora koko reba ku itariki zirindwi z'ukwa kane 2017 urebe ibintu ngenda navugaga reba turebe umaze ubundi hano hantu muri ribu 2017 ibyo buri wese arabizi ahubwo akantu k'amatariki daya urambabaje twagiye urambabaje ubwenge ngenda soma oya hari igihe wenda umuntu nyine akantu kamugwira ngenda soma igikombe cy'amazi warundimo wari wicara basi gishyiremo pe Eazy twagiye oya utazavuga ngo iki wipfa oya asigaye kangahe na kangahe ko wazukeye gutyo 2 9 kabiri 9 we man siko mpazi kabiri man uyu se ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda afite imyaka ngaho mana mbabare none uhita gutura mu kindi gihugu iki kikunaniye ndahita nkujyana muri Lesotho Yesu uya ndahita nkujyana muri Lesotho ubundi yagize isabukuru mana cyakoze n'umwana Eazy aha ho ndacecetse iki kibazo nuramuka nuko mana ishimwe ko nugikora ndahita nsezera ku kazi umva abantu badukurikirana ahantu bitangiye kugoranira agiyemo ihangana y'abanyamakuru n'umuhanzi watumvisha ubuse natuma asezera ku kazi yego rakaya kino kibazo natangiye kuzana nukica ibyo nta birimo none se akazi ndi kukuvuga ni akahe nakaye kandi tuzi ukora akazi ko gukora umuziki ngo ni asezera ku kazi okay ni Imana ishimwe ngagasezera mbafasha ugasezera ndagasezera nukwezeye ku kazi ariko buriya none nabaretse kugira ngo numve maze mubaze ni gute umuntu reka yemere umva ya mu bibazo bitanu aravuze ni gute mu bibazo mwafashe mwashyiramo ngo nimvuge imyaka y'umukuru w'igihugu cyacu nkayiyoberwa nese ngo nabambahe mbakwande nariye kukujyana muri Lesotho ceceka Chris izovuge ngo kuki oya dana nagi ibintu bibaho ntago wambaza imyaka y'umukuru wacu kuko y'umukuru w'igihugu cyacu kuko nayizi ni nkaho ntaba nazi igihugu cyacu 64 ikunanira 64 ikunanira ntago ibintu byashoboka Diana icyanyuma bakirambabaje ku ikibazo nyitoye kuko nakundi ubu ngubu ageze mu Rwanda ubwo se icyo gihe ngiye narindi umuzungu yageze mu Rwanda bwa mbere nubisome ceceka nubisome ntago nabisoma nabivuge ni B count von Gotzen aha yawe nta kundi bari kumworasha ntabwo bishoboka ko get champion mpose ibibazo bitanu muri 4-1 muri byumva nkatsinda bakurikireho kamera oya ntabwo kwiga kuko niba warakurikiye ibiganiro bishize sha yararaburije kwa kundi yanywaga ibikombe 5 nkamugirira n'impuhwe bimwe akabinjamo uri kureba se noneho kabaye ngomba kumumenyesha abadukurikiye barabizi bro ko nge ndimite reka njye kwemeza ko oya wiyanywa hari akabazo nagize kugira ngo abantu bumve ihangana ryari riri muri ibintu kuva bitangira n'ikibazo babonye ndi bukore banteye ubwango nugikora ndahita mva mu kazi kuko nyica kugira ngo atakavamo akazi ngomba kuvamo na akazi ko gushushanya uyu musore ntabwo nzongera gushushanya Chris iza asubire mu ishuri abanza afata agahege kwiga cyangwa mu ishuri ntabwo bigisha retoso mu ishuri bigisha barabyigisha ngo ni retoso ngo ni imitoso none retoso ari ni retoso Lesotho ntabwo ibyo nabyigisha mu ishuri Jesus basi fata ku mazi duhane cheers nta bya cheers amazi ubigize ma cheers ndi kuyanywa babarira sha Chris izifata ku mazi ayo mazi uyamare ye cheers aya mazi nyweye nayo kugira ngo numve nduhutse muri ngewe natsi ibibazo 5 ngewe Princess Diana
wanabyatse mbere yuko nza wabyatse abantu nize ko babyumva ngo natse ibibazo bitanu. Okay. Ese niko mvuze. Niko mvuze. Ninde urwaye ibibazo? Je niko mvuze. Mvuze ngo ikeze. Ndavuze ngo ibibazo bitanu byose ndabisubije. Shabwije rero reka dusoze. Dusoze n'ubundi turahaza. Muretse gato. Eazy burya uzi ko nagushyiraho agakamera twongere. Ntago nari nzi ko Chris Eazy yagira inkuru. Mwamwumvishe? Oya ntago ari inkuru. Reka ndahaza. Uzi ko yishuse we. Usura tahurye. Baravuga ngo umwana uhaza arya ngo umucyo uhaza twikibigega niba ari biki. Si Kinyarwanda kirakizira? Ndakizi cyane. Sure. Nahise ndike so ndi umunyarwanda. Baratari igihe umuntu agwirwa. Akagwirwa iki ko numva uri kunsebya ko byagaragaye imbere y'abantu. Ko Chris Eazy yishe ibibazo bine byose. Wako uvuze ko ngo natse ibibazo bitanu wanabyatse mbere yuko nteranya n'abafana batazagira. Nta mufana yaguteranya nawe kuko basanzwe bakuzi. Barakuzi ibikuba buri munsi barabizi. Ese kuki byabihindutse ubu ngubu? Urumva? Natinze kuza kandi subyibuka natinze iyo minota yari gukora iki rero haragiye kundwaza iyo minota yakoraga ariko ashobora kuba yagiyeyo message yatambutse. Eazy yes rero turi gusoza gira ikintu bwira abafana bawe abantu bagukunda abantu bari guhora basaba indirimbo yawe Inana ikintu wabisabira cyangwa se wababwira kikuri ku mutima. nabanza kuvuga ko kamanze mbabwire ikindi mo imbere muri nge huzuyemo amazi menshi cyane ariko like seriously wenda reka ngire ikintu mbwira abantu bacu cyangwa se abantu bakurikiye ibintu dukora bya buri munsi like turabishimira cyane kandi ibi bintu dukora n'abandi bantu tubikorera atari bo badahari twajya tubyikorera nta n'uwabikora kuko twabyiyumvira tukanabyirebera ariko kuba bahari nibo baduha motivation nyine zo gukomeza gupushinga tu buri ushobora kurara amajoro 2-3 nasinze ariko kuvuga uti hari umuntu nzi runaka ndi gukorera ibintu uzakora appreciation like ibintu nkabona ko nyine ari ndi level ndiho tu so nicyo twaduhana umunsi ku munsi kandi turabiziza ko tutazabatenguha kandi aho bagejeje badushyigikira turabashimira cyane cyacha kusijya ukunda abafana bawe sana oya bariro yo kabisa uzi umuntu ukunda kuva ku ndirimbo ya mbere akageza ku ya nyuma ndabakunda cyane kandi je ni gute bawura bahamagara we niyo ndirimbo nyine ibaho erega Imana ibi bintu by'umuziki biragora cyane n'ibintu bigora umuntu ngasohora indirimbo hari ahantu yanyuze oya ibyo byo ngiye sinjyana nabyizera ko binabaho. Izi ni umukristo njya mbona posting ibintu by'Imana cyane oya nkunda gusenga cyane Izi jya uryamusenze ibyo nkura ahubwo naho njya nkunda no kujya mu rusengero Mane dusaba guteranara ntimukibagirwe guteranira hamwe. Okay, guterana ni kimwe muteraniye he nono hari location se dusaba guteranira rusengero oya mu rusengero ni ahantu bari gusengera sibyo ya iyo rero I believe ko n'uburyo niyo ndi mu cyumba cyanjye icyo cyumba cyanjye kiba ari urusengero kuma ndi nahantu bandi gusengera n'umubiri wawe ni urusengero yego ngo bigenda bite Imana irabasanga hari n'undi mugani hari ibintu nzi ntabwo ari umugani oya hari umugani ngo niba ari ngo ruzira umwaga bijya kubamo ibintu nk'ibyo ngo 2-3 n'iki ya myaka siyo wambwiye nyamara oya niyo hari ibintu bita research twayibonye gusenga byo ni ngombwa cyane kandi burya ibintu tugeraho n'impamvu numva ngomba gusenga nuko ahantu ibintu bigeze nyine ntago nabitekerezaga vuba ngato niyo mpamvu ugomba gushima Imana ukanakora cyane. Hari umuhanzi natumeje ubundi uwo muninde nitwa Icon Muzika something like that iriyo yakoreshaga kera se ntabwo yakoreshaga Master G nyine ta Save Mila wenda muzi cyane koko se nibyo Save Mila n'umutwakoranye cyane nawe yizeye ko azagera Save Mila we twari tunari kumwe kwa gatatu ya uriya Save Mila n'indirimbo ziraza bizi mfite personal producer wanjye twayo beat Save Mila rero babaga ari kumwe muri studio nayo turi kumwe yaranadufashaga muri zira ndimbo za kera numvise ari no muhanga uriya mutwe yaje kuririmba cyane hanyuma rero Eazy katugushimire ko waje rwose nubwo byari bitoroshye kamashimira nanjye ko mwanyakiriye twakwakiriye neza se nabya neza mumpaye impamba ngiye maze n'ubutaha uzagaruka sibyo sawa oya nzaza karera nagazongera kutwitaba si mubyumvise ntago bibeho ntago nabyanga it was fun actually ari gihe ari ngombwa yuko nyine like
nyine mba numva ko niyo ndi hano ndi kuganira n'abantu banyu nubwo Yeah. tuba tutari kurebana so it's so fun but niyo mpamvu numva nakirekura nyine nkaba so open so I really love this kabisa. Okay. So rero hanyuma keep it up, komeze nyine ugere ube international tuzumva Njye koranye ndumva indirimbo mfite n'amatsiko na Rihanna. y'izina ry'indirimbo rikurikiyeho. Iyo noneho ko nzarivuga mbere ra nimba izaba ari inyi noneho zaba ari nini. Yeah, hanyuma rero reka dusoreze n'aha ngaha natwe. Dushimire buri muntu wese wakurikiye kino kiganiro cyari cyiza cyane. ikiganiro cyiza kiryoshye cyane. nta n'inyota yari kirimo nta nyota amazi turi menshi. ntayo. Ubundi Reka ndekutu ngutu ntacyo ngo nta muntu udasigaza ntabahaza ariko njya numva. Abantu bakeneye kwamamaza bashobora kutwandikira ku mbuga zacu nkoranyambaga ni King GD rimwe cyangwa Princess Diana *250 cyangwa bakatwandikira kuri iyi nimero iri kuri screen 0782 7 hari ibindi ni karamujabutse basi bagufashe ni ibiri 5 ubundi ibikorwa byanyu tukabyamamaza bikaba byagera ku bantu babakunda business zanyu zikaguka. Ndumva nabashimira. Nitwa King GD, Princess Diana ndetse twari kumwe na Chris Eazy. Anyweye amazi ibikombe n'ijana. Reka tumerekeze abanza ajye na hariya hirya gatoya sibyo si ukeneye kujya hirya ibintu by'ishyari biracyakomeje. Easy uretse gato nje nasezeye bye. Kibuza mu mwigisho tunumutu ifata kamwe nkwereka amatunda shumikoda tuzasumba amashyuza